ni radiyo ijwi rya rubanda. Urubuga rwa twese, ijambo ni iryanyu. Ku itariki ya 12 z'ukwa gatanu 2018, radiyo ijwi rya rubanda yahaye abanyarwanda babyifuza urubuga rwo kungurana ibitekerezo n'abahagarariye umuryango Jambo, uhuriwemo ahanini n'urubyiruko, ukaba ufite icyicaro i Buruseli mu Bubiligi. Uwo muryango Jambo wavuzwe cyane kurushaho kuvaho wahagurukiye gushishikariza bose kugira ibiganiro mpaka bisesuye ku mushinga w'itegeko Ububiligi butegura ngo rigamije guhana abahakana cyangwa abapfobya icyo leta y'inkotanyi n'abayishyigikiye bise jenoside yakorewe Abatutsi. Ingingo ebyiri z'ingenzi zari ziteganyijwe kuganirwaho muri urwo rubuga rwa twese rwo kuwa 12 Gicurasi nizi: kuganira ku bijyana no kwibuka bose na gahunda y'imihango yo kwibuka uko Jambo yayiteganyije nuko yakozwe muri Mata 2018, no kungurana ibitekerezo ku gikorwa cya Jambo kijyana no kumurikira cyangwa gukosora umushinga w'itegeko Ububiligi butegura ngo rigamije guhana abahakana cyangwa abapfobya icyo leta y'inkotanyi n'abayishyigikiye bita jenoside yakorewe Abatutsi. Abahagarariye Jambo muri uru rubuga rwa twese ni Bwana Gustave Mbonyumutwa, umuyobozi wa Jambo, na Madamu Cecile Kirezi, uhagarariye ishami rya Jambo ryitwa Mpore, rishinzwe ibikorwa byo kwibuka no guharanira ubutabera bw'inzirakarengane zose zazize ubwicanyi ndengakamere mu karere k'ibiyaga bigari. Iki ni igice cya kabiri cy'ibyavugiwe muri urwo rubuga rwa twese. Muri iki gice cya kabiri cy'urubuga rwa twese, turasaba Gustave na Cecile bahagarariye Jambo kutubwira impamvu zifatika zatumye Jambo ikimara gushingwa yarahise ishyiraho ishami rya Mpore kugira ngo itegure gahunda zayo zihariye, aho gufatanya n'indi miryango nkayibuka bose, rengera bose cyangwa CLIR yari isanzwe ishishikariza abanyarwanda ibyo kwibuka bose no guharanira ubutabera kuri bose. Turanababaza kudusobanurira ishingiro y'imitekerereze ituma barahisemo guhunga ukwibuka ku matariki fatizo azwi bagahitamo andi matariki bishakiye. Nimutege amatwi. Muri iyo myaka yose mwakoze ibyo birebana no kwibuka, mugahuza abantu, mukaganira, mugaha ijambo abarokotse, byakorerwaga kenshi mu Bubiligi kuko ariho muri certainement mu Bubiligi. Nkaba nzi yuko nk'ibyo birebana no kwibuka bose hari indi miryango nayo ibiharanira. Hari umuryango deja witwa ngo rengera bose ibuka bose, nawo ushyira imbere ibyo ngibyo byo guharanira ubutabera ku bantu bose baba victime batavangura. Hari umuryango witwa CLIR uyoborwa na Matata, nta muntu utamuzi, nawo wita cyane kuri ibyo ngibyo. Ni kimwe ibyo byo kwibuka, guharanira kwibuka aba victime bose ba biriya bibazo byatewe n'inkotanyi muri kariya karere, nabo babishyiramo umurego, babizaho buri gihe, buri mwaka. Nagira ngo numve impamvu mwashatse gushyiraho mu rwego rwa Mpore icyo gikorwa cyihariye, mukumva atari ngombwa kugifatanya n'iyo miryango yindi yari yaranababanjirije yabikozeho, yagiye ikoraho imihango yo kwibuka buri mwaka. No, ntabwo ari ukubigenda, ntabwo ari umuntu wavuga ngo yanze gufatanya n'abandi. Ya rwose, ahubwo gufatanya n'abandi nibyo tuba dushaka, nibyo tubwira n'abandi bose babijyamo. Unasesenguye wanabona ko ibyabaye ejo bundi twayifatanyije n'andi mashyirahamwe, twari batatu, hari Korwabel na RIFDP,
buretse kumbwira iby'ejo bundi turacyari mu ntuza muri historique mugitangira hari imiryango iharanira kwibuka bose kandi ibivuga kandi ibikora buri mwaka. Nemeza yuko i Buruseli CRIR ndetse n'abandi babishaka bahurira hamwe ku itariki ya 6 z'ukwa kane bakagira ibyo kwibuka. Hari ndetse n'amashyaka nayo yibukaga ku iyo tariki bigeze aho aza kuvuga yuko ahitamo kuzabuka ku yandi matariki kubera impamvu za politike. Nabyo biragira nagira ngo numve muri cadre ya historique evolution mu bitekerezo byanyu, impamvu mwabishinze, hari n'abandi babigize, hari habuze iki mu buryo byakorwaga nabo ngabo, kugira ngo noneho nze kureba mu gihe muratubwira uko mwabikoze umwaka ushize. Ntabwo muransobanura neza ko mwabikoze, ariko nibura uyu mwaka nze kumva akarusho, igishya, cyangwa se aho muhuriye n'abandi, numve n'impamvu justement icyo kintu, icyo gikorwa cyo kwibukira hamwe abantu no guharanira ko bazagira ubutabera budafifitse cyakorwa mwitangira, cyakorwa muri rusange. Numva ko nshaka kumenya evolution mu bitekerezo no mu mikorere. Nkuko nakomeje kubikubwira mu bitekerezo nta cyahindutse kubyerekeye ibitekerezo nyine by'ingenzi. Uko byagiye bikorwa buri mwaka nibyo twakubwiraga, no gusubira wenda mu madosiye cyangwa tukomeza kuganira n'abantu babiteguye tukareba impamvu bitakozwe gutya cyangwa bitakozwe na bariya, ariko ubushake n'uburyo tuba twifuza kubikora nibwo nibyahindutse. Wenda reka wenda ikibazo nkibaze ku bundi buryo ko hari ikibazo ko hari abandi bari basanzwe bakora ibyo ngibyo exactement. Byagenze bite? Impamvu mwabonye ari ngombwa gukora ibyanyu nizihe, kugira ngo justement nyuma tuze kureba ko izo mpamvu zatumye koko ibintu mwanengaga mu byakorwaga nabo ngabo bigororwa. Urumva impamvu donc meme mwinta yego uri kubaza ikibazo basa nkaho wemeza ko hari icyo twabanenzeho. Yasibyo kuko kuva na kera natwe twari duhari nawo ngabo bose, natwe twese nyine twaragize igitekerezo kimwe. Guhuza ni byiza, ariko bidashobotse nyine ntibishoboka. Abantu bose badisanzura akabikora uko babyumva. Ntabwo navuga nsubira mu mpamvu zateye impamvu twakoranye na bariya, ariko icyumbaza cy'ingenzi ndi kumva no gushaka kumenya niba twarahinduye ko twatekerezaga mu myaka ishize. Si cyo cy'ingenzi. Ntabwo ari cyo cy'ingenzi. Reka dukomeze noneho kuri icyo kibazo cya Simeo. Kubera iki mpore kitagiye gufatanya na CRIR koko yabagaho, kandi CRIR buri gihe Rusizi Avril kuva muri iyo myaka kugeza na n'ubu biracyakomeza. Hapero kabe muri historique ya CRIR nuko donc bo bafashe icyemezo cyo kujya kuri kiriya hari une commémorative bajyaho iri hano i Buruseli Rusizi Avril. Noneho ugasanga biteye buri gihe ikintu buri gihe habaga tension de hari n'abajene bigeze gufungwa kubera yuko ngo basabaga kugera kuri iyo stele ngo bakomemore. Donc ugasanga finalement aba victime uriyo yo kugira ngo bahure bibuka babo bapfuye, ugasanga birirwa bari muri icyo kintu cya competition de mémoire. Ugasanga nyine bamwe nibo bemerewe kugera kuri iyo stele commémorative, abandi ntibashoboye kuhagera. Donc Rosette ugasanga vraiment hari climat mbi. Mpore rero yagiyeho kubera iki yagiyeho uvuga ati ifite rêve, sinzi uko nabivuga mu Kinyarwanda, mais rêve nuko abanyarwanda bose bicara hamwe bagakomemora, ari abatwara abahutu ari abatutsi bose, tugafata umunsi utari wo kwa gatandatu Rusizi Avril cyangwa Rosette Avril biri polemique, tugafata utwo buri gihe wagiye Mpore iba yagiye igwa mu
yandi matariki atari le 6 ou le 7 avril kugira ngo tuvaneho iyo polemique tureka abantu bibuka babo mu mutuzo kora yuko ntabwo kongera attention ku kababaro n'agahinda ko umuntu yapfushije ntabwo ari byo twashakaga. Kandi ikindi cya specificité ya Mpore nongereho ni ikindi ko Mpore ntabwo ikorera abanyarwanda gusa nubwo ari urebye projet nyinshi zagiyemo effectivement zibukaga abanyarwanda ariko hari nko muri edition ya 2013 si je ne me trompe harimo abanyekongo hari n'iyindi abarundi baje kuvuga donc Mpore ifite specificité yayo ko irenga ishyano ryabaye mu amashyano nako yabaye mu Rwanda dore ko ari menshi ikagera ku abantu bose batuye ibiyaga bigari. Sinzi rero nibyo icyo gisubizo kibashimishije. Ntabwo ari ngombwa ko kinshimisha en fait il important nuko aba ari cyo gisubizo kikuvuye ku mutima kandi nyacyo gishobora kutanshimisha cyangwa kugira ko abumva nibura iki kiganiro l'important nuko uba convaincu que bakuramo filozofi yatumye muhitamo gukora uko kwibuka ku buryo mwabihisemo. Ntabwo ari ngombwa ko binshimisha, ntabwo ari ukunje kubashimisha ariko nagira ngo numve nimba mwumvishe neza aho impamvu Mpore itafatanyije na Crire cyangwa ngo ifatanye n'indi miryango. Nagira ngo gusa numve neza nimba mwabyumvishe. Uko Gustave nawe niko ubibona n'ukubera yuko mwashatse kwevita itariki ya 6 z'ukwa 4 n'itariki ya 7 z'ukwa 4 kubera ko ngo ayo matariki atera polemique mubaza kwibuka ntibumvikana ugasanga habamo competition de mémoire noneho muhitamo ikintu kiba neutre kizahuza bose uretse abo ngabo batekereza itariki ya 6 n'iya 7 abandi kikabahuza noneho bikabafasha kwibuka mu mutuzo. Usibye nabo guhuza abo bose nabo ngabo bakomeye ku itariki ya 6 cyangwa ya 7 kuko uko twagiye nyine dushyiraho itariki itari muri ayo ngayo nuko twifuzaga ko bose baza naho yuhisemo itariki imwe muri ayo ngayo ubwo nyine ubuhejeje abandi. Icyo nicyo ni nayo mpamvu ngira ngo muri 2016 teka ryose twagiye dufata amatariki ya nyuma y'ukwezi kwa 4 kugira ngo aho ngaho nyine baba bakomeye cyane cyangwa bafite akabaro cyane kuri ayo matariki ya mbere ibyo bizaba byahise none tukagira ahantu hamwe duhurira. Ubwo abandi bakurikira ikiganiro bashaka kugira uruhare nibo baragira icyo bambwira. Ubundi uko nari nsanzwe mbizi nge ntabwo nkiri umujene uko nari nsanzwe mbizi itariki bayihitamo itariki amfete yihitamo ntabwo bayihitamo ngo bamere nk'abapinza bahitamo itariki ifite icyo isignifia ifite icyo irepresenta muri histoire kuko wigeze kuvuga uti turagira ngo abantu bazamenye bazakurikira ibirebana n'amateka n'ibyo byose ni bimwe mu bintu wavuze gusesengura no gusobanura amateka sibyo nibyo wavuze. Donc itariki ntabwo uvuga gusa ngo noneho ngo ubwo hari abatemera iyi tariki ngo ngenda shyiraho 17 niba tuvuze kwibuka umunsi wa independence y'u Rwanda nge nkumva itariki ya mbere z'ukwa 7 bitambereye sinavuga ngo reka dushyire kuri 17 z'ukwa 7 kubera ko wenda numva yimbereye cyangwa ko hari abababazwa nuko ku itariki ya mbere bibuka independence y'u Rwanda. Niba independence y'u Rwanda niyo tariki niki byose iyo wagize anniversaire hakaba hari umuntu ukwanga ntabwo avuga ngo navutse ku itariki ya 20 z'ukwa mbere ngo ariko ngo kubera yuko ngo hari abantu barwana ku iyo tariki ya 20 z'ukwa mbere ngo noneho ngo ngewe ngo anniversaire yanjye nzajya nyigira kuri 29. Bon inagira ngo numve logique noneho nsobanurira logique ituma muvuga ngo kugira ngo mwevite ko haba iyo polemique de mémoire ngo mwumvise ko ibyiza ari uguhindura amatariki kugira ngo muhuze bose kandi abantu bahuzwa n'iyo evenoma abantu bahuzwa na evenoma. Voilà hinganze vraiment mfata icyo kibazo ntabwo muri avril ntabwo twavuze ko tugiye kubikora muri May cyangwa tugiye kubikora bara itariki ntabwo ari leta tariki ishobora kuvuga ati ni uku kwezi turagufashe dufashemo itariki
tubona ritari polemique kubera ko effectivement kugira ngo abantu bibuke ikifo ko icyo kintu cya polemique kibanza kuvaho icyo kintu cya competition de mémoire ntabwo turi mu guhigana kumva ngo ngaba barapfuye ngo barusha abandi gupfa cyangwa ngaba bapfuye bari hejuru y'abandi oya gupfa burya nicyo kibi kiruta ibindi nk'uko Kizito abiririmba donc kuvuga ati tubifasha muri avril dufashe soit muri moitié ya avril cyangwa mu ndunduro za avril ntabwo pour moi ruvuga ngo gutandukira nongeye no kubasubira nkurikije logique mushaka gukoresha none se kuki umuntu atavuga ati ko intambara mu Rwanda yatangiye muri le 1er octobre donc itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10/90 kuki umuntu atavuga ati reka tutangire kwibuka icyo gihe kuki se tabivuga nyine ibyo ni ubuhoro avuga ati oya ariko ndi gukurikiza nuza logique yanyu burya amateka y'u Rwanda kuva muri icyo gihe mu kwezi kwa 10/90 kugeza n'ubu abantu barakicwa dufatiye ihe tariki tureke donc c'est une question de choix ni choix que jambo yafashe kandi twasuma yo kuvuga ati ntidushaka ayo matariki atuma abantu bahura imitwe ishyushye turashaka itariki ituje twicara tukaganira twese kandi aho nabo ngabo bafite imitwe ishyushye Rusisi na Roseti bashobora kuza bakicara nabo tukaganira nta muntu hejuru bon reka noneho mukanya nguhe ijambo utubwira ibyo mwakoze muri uyu mwaka ariko hagati aho ngaho nyuma y'utu tubazo nagira ngo babiri bari muri studio niba hari ufite akabazo cyangwa se ka observation yakora yaba Munana yaba Claire bagakore noneho dupase directement kuri ibyo muri 2018 Munana nagusanzemo banza hanyuma nanjye nkurikireho mama Claire yengo hayinda y'abakuru murakoze cyane ariko umuco nyarwanda burya utwigisha kubaha abadukuriye ubwo ndumva mwafata ijambo mukahaza gukurikira rwose reka ndifate twe gutinda muri explication imihango yo kwibuka nagiye nayumvise henshi hari niyo nabashije kujyamo ariko koko umuhango wa Mpore utangiye nkumva bavuze bati muzaza ngira ngo bacanye umuriro niba mzibuka neza wo ku mbese symbole yo kwibuka bacu hanyuma barangije batujyana muri sare icyo gihe hari abantu bo muribuka hari n'abanyekongo baravuga ni kera nta nuko umuntu atazi ko azabisubiramo ngo ajye gufata amatariki ariko imyaka 5 cyangwa 6 irarangiye noneho turicara baratubwira byari binaherekejwe n'umuzika mwiza noneho batubwira nyine umuntu wayibuka afata ijambo n'umuzayirwaze ngire ngo bafata ijambo noneho n'abandi bari babyiteguye nabo bafata ijambo noneho buri muntu wese akumva jewe dimweho nkumva wenda nanjye baramvugiye nubwo ntabatumye ariko baravuze turangije baduha impapuro n'amakaramu twandikaho abantu bacu tutari twarabashije gusezeraho no kwibuka ndibuka ko hari muramukazi wanjye twaburiye harya kuri CND bwari ubwa mbere nandika izina rye n'akana ke noneho koko ndavuga nti ababashije abafite ingufu babashije kujya kubohoza ruriya rwibutso kuko rwacu twese barabikoze ariko noneho n'abandi atari ukuvuga ngo ni ingufu nkeya ariko nabo babashoboye kwicara hamwe noneho nabi ingufu nke rero nkatwe natwe tukabasha kwicarana nabo basaza nabo bakecuru natwe tukicaraho wagira n'akarira kaza ukumva kari mu marira y'abandi wareba hirya wareba hino ugasanga
mwese rwose mufitiye icyo narahakunze iyo mbishoboye buri gihe njya muri mpore ya jambo kuko ikindi navuga yewe nshoboye kwibuka najya nibuka le 1er octobre kuko le 1er octobre ihuza twese ari abateraga ari abatewe ari n'amahanga yagiye aduherekeza bose cyane cyane abaterwaga bwo ntitwari tubizi ariko nk'abo bose bo hanze banashyizeho video muri iyi minsi yerekana ukuntu bateje intambara rwose niyo mpamvu ugiye nk'ubushize navuze ntese twagiye twibuka le 1er octobre tukibuka n'uriya musirikari wari uturindiye igihugu wabiguyemo noneho hakaza le 6 octobre nako le 6 avril kuko wari umukuru w'igihugu wari uvuye mu nama mu mishyikirano yo kuzana amahoro ariho bamurashe mbese kuko noneho igihugu kiba incuraburindi ariko burya uretse nyine icyo cy'uko koko byasandaye ibyo abantu bagiyemo nyuma ya le 6 avril abo birutse bakaza kugera no muri Zaire nibyo abantu b'ibyumba babagamo kuva itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10/90 ntabwo nsubira muri bya bindi tuvuga ngo ntibabamenyaga ariko murabizi umuntu uvuye mu bye akirukanka ari mu gihugu ntaho ataniye n'uwavuyeyo ku itariki ya muri 91 cyangwa muri 95 bose baba babaye impehe baba basumbirijwe baba bagiye kubyarira mu kigunda bari bafite za maternité ibyo narabyiboneye ntabwo ari byo nabwirwaga umwana bagiye gutana n'ababyeyi be akakomeza inzira donc nge nkaba mvuga nti iyo le 1er octobre wenda ni tuzakomeza tugende tuzayigeraho ikindi nakongeraho nuko vraiment jewe initiative zose zifata abantu mu mugongo kuko ntabwo twagiye mu ishuri ryo kujera iyi ntambara yatubayeho nta muntu uzatubwira impamvu yarokotse n'uwagiye mu ndege y'abafaransa ikamuzana ikamutera ipari yashoboraga kugwa aho abandi baguye donc ni ukubyiga ni urugendo buhoro buhoro ni urugendo parallele si je puis dire ikibi ni kwa kundi ko kujya umuntu yajya gusaba utundi ariko ibintu iyo ubikoze hari ikivamo abandi bakagifataho nawe ugafata ku cy'abandi nacyo twifuza rwose umunsi umwe bazahurire sinangombwa nako guhura ku itariki imwe ariko ku cy'abantu bumva guhora umuntu akora ikibi ni ugukora nabi ariko kuvuga cyangwa se ukaroniya icyundi yashakaga ariko noneho uzumva atarimo azegere yaba abo bibuka le 6 avril cyangwa abo bibuka le 3 ou le 4 ababwira ati dore nanjye aho ntunga agatoki naka naha nimuhemere nimuhibuke nimumfashe mbese kuhibuka noneho ngira ngo ni ibyo bindi navugaga naho uriya munsi wo ntiturawigereho bon munana nta wewe hari kivugaho mbere yuko dukomeza ubwo nyine ndashimira cyane Cecile na Gustave ku bisobanuro batanze mu by'ukuri biragaragara ko historique mwabasabye ngo batange ku muhango wo kwibuka byateye ikibazo kuko ntabwo abanyarwanda mbese twabashije gusobanukirwa neza imvu n'imvano y'ukuntu ibintu byagendaga hari aho bavuga bati twasanze itariki ya 6 ndetse n'itariki ya 7 abantu bajya kwibuka bigatera ikibazo bo bahitamo itariki yabo ariko mu by'ukuri wenda turaza kubigeraho mu kanya kari buze kuko turaza kuza kuvuga ibyo bateguye mu kwibuka k'uyu mwaka mu by'ukuri uburyo
bwo kwibuka bakoze hari ikibazo kuko itariki ya karindwi iyo umuntu ahereye ku nyandiko batanze umuntu asanga mu by'ukuri itariki ya karindwi ariyo FPR inkotanyi ivuga ko nyine jenoside y'abatutsi yatangiye usanga iyo tariki muri les victimes abo bita les victimes de génocide contre les tutsi iyo tariki yo bayishyira imbere ariko byagera ku itariki ya gatandatu ugasanga mbese mu by'ukuri ni ibintu bidasobanutse ugasanga baravuze bati reka twibuke abafitime bose abanyapolitike bapfuye guhera ku itariki ya mbere kugeza ku itariki ya gatandatu wirengagije gushyira un accent kuri mbese kwihanurwa ry'indege ni ukuvuga mu by'ukuri ntabwo ngewe uko mbibona ubwo turaza kongera tubiganireho ni uko mu by'ukuri hari abantu wenda badashobora gusobanukirwa bakumva ko ari uguhunga amatariki ariko mu by'ukuri iriya tariki je pense que bahunga babizi me guhunga itariki ntabwo ari ugukemura ikibazo ntabwo wajya kwa muganga urwaye ahantu ugatinya kumubwira ahantu urwaye ugomba kumubwira aho urwaye kugira ngo nyine muganga akubonere umuti ubashe gukira aba yongera ngo ubwo tuze gukomereza kuri ibyo ngibyo ni ka petite observation nkoze ubwo reka mbasubije ijambo dukomeze ye urakoze aho ngaho naho nukuhanota guhindura amatariki cyangwa kuyahunga ntabwo ari biba bikemewe ikibazo niyo point de vue yawe kandi bandi bavuze bati iriya tariki ya gatandatu n'iya karindwi byateraga za polemique nagira ngo muri presentation nyine mu byo baratubwira by'uyu mwaka wenda ubwo harazamo n'ukuntu izo za polemique noneho icyateraga izo za polemique noneho niba cyararangiye kuki bamwe babonaga yuko abandi bibutsa babo byaba ari ikibazo eske icyo cyavuyeho cyangwa se ababyangaga baracyabona yuko abandi badakwiye kwibuka donc ivangura mu kwibuka eske byarakemuwe cyangwa biracyariho abandi baravuga bati natwe dufite uburenganzira bwo kwibuka kandi turashaka ko bose bibukwa ariko bakibukwa haba ku ya gatandatu haba gihe ariko twese tukibuka ariko hari abadakozwa hari ubwoko budakozwa icyo kintu cyo kuvuga ngo bose bibukwe nagira ngo Gustave nkubaze icyo kintu cy'abadakozwa ibyo byo kwibuka bose niba cyarabonewe umuti muri cadre ya Mpore urakoze reko wa mugani ntangire maze Cecile wenda aze kuvuga kuri uwo munsi kuntu wagenze gahunda twateguye urebye irimo ibice bibiri irimo gahunda yo gusaba abanyarwanda kuzirikana ababo bose bakurikije gahunda y'ibyumweru bine icyo ni igice cya mbere cya gahunda yo kwibuka igice cya kabiri kikaba umunsi wo guhura ari wo nyine ugize uwo muhango wo kwibuka urumva ko ibintu binyuranye kuri uwo munsi rero abantu bagomba guhura bagahura ari bari kumwe ari benshi bashoboka niho haba ikibazo cyo kumenya itariki abantu bahuriraho nibyo rero bavuga ngo tuzahure ku itariki gatandatu ya karindwi cyangwa iyindi none bari no kuvuga ngo iya mbere ukwakira uwo munsi abantu bahura nta gupfa kuwushyiraho wa mugani ukurikije ngo naya mateka naya ngaya ugomba gushyiraho ugomba guhitamo itariki abanyarwanda bose bisangaho abanyarwanda bose biyumvamo ntabwo ushobora kwirengagiza rero ibibazo dufite tumaranye imyaka 24 dufite bamwe baza kuri itariki abandi ntibazi kuri itariki ibyo rero nibyo twasobanuye kare byatumye tugira ngaho tugahitamo itariki iri mu mpera z'ukwezi kwa kane wo kugira ngo abantu bazahure kandi tukifuza ko haza bose abashoboka bose abahutu abatutsi abatwa ndetse n'abazungu ibyo bintu by'amatariki bimaze imyaka 24 bitumunga tukaba twabishyize ku ruhande iki ni cyo gisobanura impamvu twahisemo iya tariki ya 28 kugira ngo duhure umuhango twese dufatane mu mugongo maze rero kubyerekeye andi matariki n'ubundi bwicanyi n'ibyaha byakozwe kugira ngo nyine byahitanye abanyarwanda ibyo koko tugomba kureba amatariki kuko amatariki aba afite icyo asobanuye itariki ya gatandatu nyine turabizi ko ariyo tariki yaryo bahanuye indege
bikaba byarazanye biriya bibazo byose byaje kuvamo ubwicanyi bwakurikiye. Mu Rwanda birazwi nyine ku itariki bayisimbuka barerenganyiza kubera impamvu za politiki, ariko ni amakosa kuko nyine iyo tariki niyo iri mu mitima y'abantu benshi, kuko niyo bazi bibukaho ko ariko iki gihe umwijima waguye ku Rwanda. Itariki ya 7 bahisemo, ngiwe numva ko bahisemo ko bashaka gusimbuka ya 6 burya, nta yindi mpamvu, sibyo? Ariko hari abanyarwanda benshi bayigenderaho ku mpamvu nziza cyangwa ku mpamvu zitari nziza, ariko niyo abantu abanyarwanda benshi bagenderaho, ku buryo kuvuga ngo ayo matariki rero kuriya twapanze gahunda tuyicamo ibice, icyumweru cya mbere kuva ku itariki ya mbere kugeza ku ya 6, maze ku ya 6 ku ya 7 kugeza ku ya 13, maze ku ya 13 kugeza ku ya 20, hanyuma ku 21 kugeza ku ya 28, nuko twumvaga ko bizaba ngombwa ko dusaba abanyarwanda kuzirikana abaguye mu mahano yagiye aba dukurikije ubwoko bw'ibyaha bikomeye byakozwe. Ubwo biratuma nyine tujya muri gahunda twakoze, ubwoko bw'ibyaha bikomeye byakozwe bwa mbere burya mu Rwanda ni ubwoko bw'ubwicanyi bwa politiki, twashatse ko biharirwa icyo cyumweru cya mbere, kandi tukemeza ko harimo n'ihanurwa ry'indege ya Habyarimana, ku buryo nicyo cyaha, nibwo bwicanyi bwa politiki ruharwa bwabaye mu Rwanda, n'ihanurwa ya jenoside. Urebye muri ya myaka 90 nicyo cyaha gikomeye cyazanye ibibazo byinshi cyane. Nyuma y'icyo cyumweru rero duhitamo icyumweru cya 2 kuva ku itariki ya 7 kugeza ku itariki ya 13, kugira ngo abashaka kwibuka babo baguye muri jenoside yakorewe Abatutsi bafate icyo cyumweru cyo kubazirikana. Itariki ya 7 nyine nuko ariyo abantu benshi basigaye bumva ko kwibuka ubwo bwicanyi bigomba gutangira kuri uwo munsi. Nyuma aho rero tuza none gufata itariki ya 14 kugeza kuri 21 tuvuga abazize ibyaha bya gisirikare, mu bikorwa bya gisirikare, mu byaha bya gisirikare bitemewe. Twarabisobanuye, nibyo kurasa abasivili, byana bakadogo ku rugamba, gutera abantu badafite intwaro, kwica abanyururu bashyize intwaro hasi. Ibyo byose kandi byahitwaye abanyarwanda benshi cyane, byahitanye abanyarwanda benshi. Maze rero icyumweru cya 4 cya nyuma aribwo none twavuze ubwicanyi bwakorewe Abahutu, ariko twarangije kubona ko ari na jenoside yakorewe Abahutu. Ibyo rero usanga hari byari bishyashya geranyije n'imyaka ishize, kuko kugira ngo dusabe abanyarwanda kuzirikana ubwicanyi bwakorewe Abahutu, jenoside yakorewe Abahutu mu cyumweru kimwe, nibyo wenda navuga ko byari bishyashya. Ibyo byose rero bikaba bisobanuye gahunda twari twateguye, tukaba twarifuzaga kwisoza n'umunsi wo guhura, maze abantu bagafatana mu mugongo ku itariki ya 28. Barogo Cecile sinzima wanyunganira kuri uwo munsi. Icyo cyari igice cya 2 cy'ibyavuzwe mu rubuga rwa Twese rwo kwa 6 tariki ya 12 z'ukwa 5 2018, rwatumiwemo abahagarariye umuryango Jambo kugira ngo basobanure neza bimwe mu bikorwa byabo n'imyumvire yabo ku birebana no kwibuka bose no ku birebana n'ubwicanyi ndengakamere bwabaye mu karere k'ibiyaga bigari, harimo ubw'inkotanyi n'abazishyigikiye bita ubu ngo jenoside yakorewe Abatutsi. Biracyaza. Iyi ni radio Ijwi rya Rubanda.